nk'uko mumaze kubimenyera kuri YouTube yacu y'Ijambo ry'Umwana TV, dukunze kwibanda cyane cyane ku biganiro bivuga ku burenganzira bw'umwana, kumurinda ihohoterwa ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose biganisha ku mwana. Akaba ariyo mpamvu twakiriye umutumirwa wacu, ngira ngo atangire abibwira. Murakoze Jeanne, nitwa Mukagasangwa Console, ndi umubyeyi, ngira ngo hari nayo mpamvu wantumiye, kuko kuvuga ku mwana nk'umubyeyi ni ikintu kiba cyoroshye. Rero nanjye nishimiye ubutumire bwanyu. Hari ibindi ushaka kuvuga birenza? Ntabwo nyuzwe kuko abantu bose ni ababyeyi, n'ibyo nanjye ndi umubyeyi, nagombaga kuba nakikoranya. Rero byose hari impamvu twagutumiye, twagutekerejeho muri miliyoni nyinshi z'abagore bari mu Rwanda, dutekereza kuganira nawe kuko tuzi ko hari uwundi mwanya ufite. Muri make ntabwo wivuze nk'uko nabishaka, akandi kantu wibagiwe. Urakoze Jeanne. Icyo nibagiwe, ndi umusosiyologe, n'umuganga wa sosiyete. Nibyo nize muri kaminuza, ariko nize n'inderabarezi rusange muri humanite. Kumva naho hari aho bigiye bihurira n'umwana cyane, ariko mu bindi mpagarariye abagore muri Muhanga, nza ntanabivuze nabyo. Mu bagore rero ndi muri Senefu urayizi, inama y'igihugu y'abagore. Yego, ndi muri komite nationale nshinzwe imiyoborere. Console, tuguhaye ikaze ku Ijambo ry'Umwana TV. Hanyuma mu kiganiro cyacu tugitangira, tugiye kuganira ku uburere bw'umwana mu muryango. Ubusanzwe uburere bw'umwana mu muryango ureba nde, se ninde ubushinzwe, ninde ugomba kubumenya? Murakoze. Uburere bw'umwana mu muryango ni inshingano ikomeye, aricyo mperaho. Ni inshingano ikomeye, kandi umwana aba yabyawe n'ababyeyi babiri, umupapa n'umumama. Aba afite papa na mama we. Abo rero n'ubundi nibo ba mbere bashinzwe uburere bwe. Ariko kandi ntabwo ari bo bonyine, kuko baba badatuye mu kirwa cya bonyine. Buri burere bw'umwana buragenda bukagera no mu muryango mugari, aho umwana yirirwa, bo biriranwa, ababyeyi baturanye, ndetse no ku ishuri naho ntituze kuhibagirwa. Ariko ku ntangiriro ndagaruka ko uburere bwe bushinzwe umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama. Murakoze cyane. Hari ukuntu tujye twumva abantu bakunda kuvuga nk'umwana, ukumva baravuze ngo yarizwe na uriya mwana ngo yitwara nk'utagira nyina, agira ngo mu muryango avukamo nta nyina. Bigasa nk'aho uburere bw'umwana bureba umubyeyi w'umugore kurusha ubw'umugabo. Nkawe nk'umusosiyologe, mu Kinyarwanda harya bavuga noza imibanire n'imibereho muri sosiyete. Nawe uri n'umubyeyi, hari abo ugenda ubona. Ubundi uruhare rw'umugore rwakabaye ari uruhe, urw'umugabo rwakabaye ari uruhe? Kuki bavuga ngo uriya mwana ngo yitwara nabi, ngo wagira ngo nta nyina afite, ntibavuge se? Urakoze. Ahubwo hari n'aho bavuga ngo kera bakundaga kubivuga ngo uri uwa nyina, bivuze ngo yerezwe nabi. Ufite ikibazo yabaye uwa nyina. Ariko hari n'aho nyine bavuga ngo uriya ngo nta nyina, ngo yitwe nk'utagira nyina. Ibyo byose ni ukwambura inshingano umwe mu babyaye uwo mwana. Ni ukumva yuko umugore we akaba yagira uruhare runini cyane kurusha urw'umugabo. Ariko gisoko mbibona ni ukuvuga ngo uruhare rwakagombye kuba ari 50-50. Ni ukuvuga iki? Ntabwo umwana yagombye kugira uruhare mu kurerwa, kuko iyo habuzemo uruhare rw'umwe niho bipfira. Kuko akenshi twakuze tuzi ko igitsure cyakagombye kuba gituruka kuri papa, ariko ntabwo ari byo gusa. Na mama, hari aho usanga na mama ari we ufite igitsure. Navuga iki rero? Uko no kwikuraho inshingano
kuko umwana wahuye na papa we yahagaze mu nshingano neza mu burere bwe usanga uwo mwana ari nta makemwa uwahuye n'uko mama we yahagaze mu nshingano neza uwo mwana nawe arerwa neza. aha rero tuba tugiye ngo dukebure ababyeyi ku mpande zombi ko buri wese agomba kugira uruhare rungana n'urw'undi kugira ngo barere neza umwana wabo. dufate urugero, hariho abibeshya yuko niba abana yabigishije neza bavuga ngo kuba yabonye iminerivare ngo ni ukubigisha neza. ntabwo umwana ikimugize ari ukuba aziga neza gusa, ntabwo umwana ikimugize ari uko azarya neza gusa. umwana akeneye kubona ineza kuri papa we imuvaho imugana, akeneye kubona ineza iva kuri mama we imugana. ni ukuvuga ngo buri wese yagombye kuba azi ko kurera umwana atari ukugabura gusa, atari ukwigisha gusa. akeneye ubumuntu, akeneye kugira ubupfura, akeneye kugira, ariko ibyo byose azabivana nyine mu muryango we. hari akandi kantu nanone tujya dukunda njya nkunda kumva abantu bavuga, wenda si njyewe njyenyine n'abandi barakumva baravuze ngo abana b'ubu barananiranye, abana b'ubu ntabwo bumva ibyo ari byose, ntabwo uri n'uwa kera umaze iminsi. aka kantu ko kuvuga ngo abana b'ubu ntibumva, ubona nkawe biterwa n'iki? ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye Jane, kuko ntabwo ari abana b'ubu gusa. iyo bigeze ku kintu cyerekeranye n'uburere hari aho ntunga urutoki no ku babyeyi, kuko ndatekereza umubyeyi yabaye yakoze inshingano uko agomba, niyo bitamugendekera 95%, ariko nibura yabona 90%. umubyeyi nemera ko areba koko atarema. nemera kandi yuko umubyeyi uyu munsi se urera wenyine nk'uko twanatangiye tubivuga, na sosiyete irarera, isi yabaye umudugudu, na entourage irarera, ni ukuvuga abamuturiye, ndetse n'ikigare hari uruhare kigira mu burere bw'umwana, cyangwa se mu mwana azavamo ejo. nkavuga ngo rero ntabwo uruhare gusa ari urw'umwana, nubwo bikomeye, kuko nk'uko mbikubwiye isi ni umudugudu. hari ababyeyi bagira uburangare, ugasanga umubyeyi niba yabonye koko minerivare, niba yabonye ibyo arya umwana arya, niba yabonye ibikenewe mu rugo bireba umubiri, aratekereza ko ari aho uburere bugarukira. umwana yize mu ishuri ndetse abagira amanota meza, umwana yariye ntacyo yabuze, yabonye breakfast, yabonye, ariko ntabwo umwana ari aho agarukira. usanga rero abantu bari mu kurangarira muri icyo kintu cy'uko abana b'iki gihe abantu barimo kujijuka, turi kugendana n'iterambere. byo rwose nkangurira ababyeyi bagenzi banjye ko amazi si yayandi, ntabwo ko twarerwaga kera, ariko uyu munsi umwana agomba kurerwa. ariko nta nubwo byakuyeho kugira ngo inshingano umubyeyi afite ku mwana zo kumurera neza bijyanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco w'u Rwanda agomba kubyibagirwa. biramusaba imbaraga rero, biramusaba imbaraga kubera yuko uyu munsi ntabwo arerwa wenyine, ntabwo arerwa ahantu ha wenyine. za televiziyo zari zidahari kera, za telefone, imbuga nkoranyambaga zirimo kudukorera ibitangaza, ugasanga ibyo utamubwiye arabibona ahandi kandi abibone nabi. hanyuma wowe nawe nuregeza, kubera yuko n'ubuzima buragoye. uyu munsi tugomba nabyo kubyibuka, ubuzima uyu munsi burakarishye. basigaye babyita umunsi ngo ni uguhiga. umubyeyi akazinduka mu gitondo yarubika, umwana ntarajya kwiga, akajya guhigira hehe ahantu ntazi, sibyo, yarangiza akagaruka ntamenye uko umwana yaryamye, ntamenye uko yiriwe, yamusigiye umukozi, yamusize ku ishuri, ntazi ibyo buriya nabyo mu nzira, ntazi ikigare bagendana. hanyuma rero ikintu kibi buriya kinjiramo byoroshye. umwana yabura gikurikirana, ndetse kuri ya myaka ibigoye birumvikana, umwana akagira ngo ibyo abona byose ni zahabu, birabagirana byose ni zahabu. ugasanga rero biroroshye gutana, watangira kumubwira ugasanga umwana niyumva.
hanyuma aho kugira ngo urebe aho byapfiriye n'umubyeyi ugahita utira ngiye kuvuga mu ndimi zindi ntabwo ari byiza, agahita afata icyemezo akemeza yuko umwana yananiranye, ariko ntabanje kureba ngo ariko jyewe ni uruhe ruhare rwanjye, inshingano zanjye n'umubyeyi. Umubyeyi niba umugore ajya ku kazi, yava ku kazi akajya kwiga, umugabo yava ku kazi agahitira mu kabari, umwana ntabwo afite gikurikirana. Hanyuma mwagera mu rugo ukabaza umukozi ngo ese umwana yariye, ikindi yakubwira ni iki, ukumva koko yariye bikarangira, ariko nta handi muhurira n'uwo mwana. Ni ikibazo rero gikomeye, mvuga ngo ababyeyi nibagaruke bajye babanza bamenye abana babo ese koko bariho bate, ariga ate, arabana ate namusigiye umukozi cyangwa undi, ese ku ishuri bimeze bite, ese yagize ibihe bibazo. Hari igihe abana bagira ibibazo bakabura abo babibwira, ugasanga umwana bizamuviramo ahubwo kwiheba no kuba umurakare kuko yabuze umubyeyi we ngo abimubwire. Igihe umugore adahari rero umugabo nahabi, igihe umugabo adahari umugore nahabi, kandi bamenye bafata umwanya uhagije wo kuganira n'abana babo, bamenye ibibazo bahura nabyo mu buzima n'ibindi. utumye nibaza, tuvuge muri iki gihe usanga hari swati umugore cyangwa se umugabo, hari umwe uba ukora wenda adataha mu rugo, azataha muri wikendi, azataha ukwezi kushize, hari abajya muri misiyo akajya hanze bagasigarana n'umubyeyi umwe. Mise nibaza nimba wa mubyeyi nawe akora kure ari butahe nijoro, kandi no ku kazi baramusaba, ahenshi hariho cya cyuma bateramo igikoma, baramusaba no kuzinduka kare akagerayo. Ese aza bwa burere cyangwa se nanjye kuvuga uburezi, ariko bwa burere bwo mu muryango umubyeyi agomba guha umwana azaba umuharyari kandi adahari, iminsi cyangwa amasaha menshi nayamara adahari, yakoresha ate nibura na make yashobora kubona. Iki ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye, ni gikomeye ndetse cyane. Njyewe nk'umusosiyologe mba ndeba nkavuga ni no mu minsi iri imbere kizagenda kigira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo urabyoroheje uvuze ko umwari bose bashobora kuba banakora kure batataha, cyangwa atanabafite yarabasigiye bari mu miryango, cyangwa yarabasigiye mu miryango. Umenye yuko nyine uruhare rw'umubyeyi ndasimburwa. Niyo mpamvu uyu munsi turagomba gukora birenze uko twakoraga. Turagomba gutekereza buriya ko umurage wa mbere ubufite ni ukuzasiga bari abana bafite ubumuntu, kuko wanakiga ukaminuza rwose za PhD na professor ukaba wabigeraho, ariko ni ukumenya ko umwana iyo abuze uburere bw'ababyeyi be aba ari ikibazo gikomeye. Icyo gihe rero muragomba gukora uko mushoboye mu mwanya muto mubona, mujye mumenya ko mugomba kuvanamo, ndabyita gute mu kinyarwanda cyiza, mugomba gukora mesheke, ntabwo nzi ko ndivuge mu kinyarwanda. Niba mugabo cyangwa se mugore ari wowe uboneka gakeya, cya gihe ubonye uramenya ko ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo umenye ucukumbure nyine ugenda ukosora ibiba byarakosamye igihe kirekire. Yenda nibagenda banakura bamenye n'impamvu ari uko biteye. Ikibuze cyane ni ikiganiro hagati bwa mbere y'abashakanye babiri, umugore n'umugabo, sibyo? Bakamenya ko ibyo bahanganye nabyo ari ibintu birebire, ariko none n'umwanya babonye bakawubyaza umusaruro. Nimba za muri wikendi ni ugufata muri ya wikendi mukayicarana n'abana, mukamenya ibiba byaragiye bigorana nyine mudahari. Ariko ni ingamba mugomba kubanza mugafata mwebwe n'umugabo n'umugore, hanyuma mwarangiza mukamenya uko muyigendamo. Ego apana kuvuga ngo akanya nabonetse turi butembera abana tubasige bwigire mu kabari abana. Umwanya muto ufite mugabo cyangwa se mugore uramenya ko ugomba gufatamo n'umwanya w'abana. Uvuze ko kandi uranyibutsa mu minsi yashize hari ahantu nagiye nganira n'abana babo, barambwira bati ababyeyi n'abana ntabwo bajya baganira, ahubwo usanga ababyeyi baje kutubwira amakosa. Muhora ari kukubwira watinze kujya kuvoma,
dore ukuntu kije gisa, dore ukuntu guhura aje kukubwira amakosa ariko nta mwanya n'umwe tujya tubona ngo ababyeyi tubabaza bakatuganiriza. Ni ryari bwo umubyeyi yakabaye yicara akaganira n'umwana? Ese koko ni igihe yakosheje agiye kumukosora yakabaye aganira nawe na mbere nakamubwira ati mwana wanjye iki kintu uzakirinde? Ni ryari icyo kiganiro cyagakwiye kubaho kigafasha n'umwana? Urakoze. Ni ikibazo cyisuzanya ariko kiriho igitekerezo benshi no kumenya wa mugani uko babyitwaramo. Ntabwo twagombye guhuzwa n'abana tubabwira amakosa. Tugomba kugena igihe ntitujya tuvuga imihigo y'urugo se. Buriya imihigo y'urugo igombye kuva muri kwa kundi abayobozi gusa bahiga imbere ya perezida wa repubulika cyangwa se imbere y'ababakuriye, kuko biramanuka bikazagera ahari no muri buri rwego rugahigira ururukuriye. Ariko no mu rugo bagombye no kugira icyo gihe. Muri icyo gihe rero bagize, niba mugize imihigo muragira n'igihe cyo kwisuzuma, sibyo? Niyo mpamvu rero ntabwo wagombye guhuzwa n'umuryango wawe, ndavuga y'umuryango umugabo n'umugore n'abana ariko muvuga amakosa. Ahubwo mwagombye kugira igihe muganira mugafata ingamba kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza mu muryango, hanyuma n'abana bakaboneraho. Buriya abana nabo bafite umusanzu ukomeye kuko nabo baba bareba, yenda abantu bashaka kuvuga bati kereka abagimbutse, ariko bihera bakiri batoya. Bakiri batoya wari uzi ko umwana ashobora kuguha igitekerezo. Umwana ashobora kuguha igitekerezo, reka nguhe urugero ko banki tugeze kuba bafite nk'imyaka nk'icumi, hanyuma tujya mu nzu idasize amarangi aribwo tukiyubaka. Abana barambwira bati hari ati mama ko turi mu nzu itagira irangi, ubwo twe tuvuye mu yindi irimo irangi twimukiye mu yindi, abona ntabwo bisanzwe. Arangije avuga ati mbaho igitekerezo, muri bo mujya mutugurira umugati muzabanze musige irangi. Urumva uzi atari igitekerezo atanze? Ntabwo ugomba no guhita ugitera ishote muvuge ngo ni icy'umwana. Murazakira mukavuga muti turaje turabitekerezaho, ariko ndakubwiza uko ni hariya bizahera. Erega uwo mwana wawe niwe muyobozi w'ejo. Ntabwo rero ugomba guhuzwa nawe umubwira amakosa gusa, ahubwo mugomba gushaka igihe cyiza mutuje. Aha ndetse ndi buboneho no gukebura ababyeyi kujya batongana imbere y'abana, kuko uwibahetse rega aba yereka uwo mu mugongo Jeanne. Niba hari icyo mutumvikanaho papa na mama, mwagombye kuba hari ahantu mubiganirira hiherereye. Kubera yuko urwo rugero muba muri guha abana ko iyo icyo mutumvikanaho mugomba kukibonera umutari uko mutonganye, ntabwo ari byiza. Harimo ikindi kintu cy'uko mushobora gutuma baca amazi na papa na mama bumvikana bigoranye, ugasanga ejo mu kumukosora reka aravuga ati sinabonye nawe na papa bibagora. Ni ikibazo uyu munsi rero, kuko abana barigishwa n'inana na rya koranabuhanga nakubwiye, bisaba uburere bwabo murabanza mubujya inama nk'umugabo n'umugore. Niba mufite aho mugomba kubaganisha, rega niba mwifuza ko mubifuriza icyiza no kugira aho bagera, nuko namwe mukora strategy, mufata ingamba mugategura neza uburyo mubarera, kuko imitekerereze yabo iragutse, tubyemere. Nicyo gihe turimo no kubarera rero birasaba ko mugira ubundi buhanga busumbye kwa kundi ko iyo mubagaburiye mubakangaye bihagije, ntabwo bihagije. Reka ngo urundi rugero, hari umwana nigeze kwigisha, nkunda kwigisha urubyiruko, ndi kwigisha abana ndababwira nti uyu munsi muze gutaha mubwira ababyeyi banyu ko mubakunda. Urabizi ko wari umuco mu Banyarwanda nturinjira, usanga abandi bantu hanze y'igihugu n'ahandi bigoranye kuba wabwira umubyeyi wawe ko umukunda cyangwa umwana wawe ko umukunda, kandi mu by'ukuri niwe muntu ukunda kurusha abandi bantu bose, cyangwa umugabo wawe ko umukunda. Noneho abana ikintu bambwiye cya mbere bakizi ngo bese ko batabitubwira, bivuze nabo niba ari ababwira ko babakunda. Bivuze ngo rero uyu munsi hari ibyo tugomba gukosora, ariko ndemeza yuko nkomeje niyo yenda bitaba 100%, ariko umwana
imbuto wamwereye uko wamureze ejo nibyo bizamuha aho azanyura kuvuga bati dore umwana wa kanaka, uyu mwana afite umuco, uyu mwana afite uburere, uyu mwana afite ubupfura bukomoka kuri wowe. Niba rero umubyeyi ibyo ntabyo ufite, wigira ikibazo umwana, wigira ikibazo umwana. Navuga ngo rero mu magambo makeya, ntabwo abana bananirana gutyo gusa, ntabwo abana ugomba kubaharira umubyeyi umwe, niyo mpamvu baba ababyeyi bombi numva ari aho ngaho ruzingiye. Hari akandi kantu mpise nibuka, hari umubyeyi twigeze kuganira, urabona byanze bikunze hari igihe uba ufite mu bana ukuye umwana buke aramwata, ariko maze kubera uhora bamukubita bagira timaze kubona ko abana bo mu muhanda babayeho neza kundusha, kuko bo nta muntu bakubita. Ese ni ryari twavuga ngo umwana yakoze amakosa, cyangwa se ni ryari ibyo yakoze biba byabaye nk'impanuka, wenda ari ubukubaganyi bwavuye ku bana, cyangwa se ari ugukina? Igihe bwo byagenze gutyo, umubyeyi yamuhana ate, yamuhanisha iki? Ni ibihe bihano bikwiriye? Urakoze, nacyo ni ikibazo cyiza. Usibye ko n'umwana udakubagana abatuzuye, ndagukubagana ntabwo ari bibi. Ubu usanga rero niba ari uko tuba dufite ibintu bikeya, hari iyo yishe ikintu cyawe induru ziravuga. Kandi ahubwo mu burere nanone ntabwo twanarenganya ababyeyi, ntabwo ubwo bumenyi abantu bose baba bufite, kuko niba agiye kwiga nko muri nasari cyangwa garidiyeni, ahubwo bamwigisha ibyo bintu, gukata, kugira gute. Umwana rero mu gukora exercise uzasanga yafashe n'igitambaro cy'ameza gikate cyangwa iki, ariko ababyeyi nyine bo muri Afurika simbizi ahita akubita. Ntabwo guhita ukubita ari ihame. Ikindi guhana neza ntabwo ari uguhora utoteza, kuko tugira nanone sinzi niba ari mu muco cyangwa se ari akamenyero k'abanyarwandakazi cyangwa se abanyarwanda, ntabwo mbizi. Gukosora umwana unamutuka, mubwira amagambo akarishye, ubwo ngo wasangaga bongeraho n'amagambo warananiranye, warwana ibintu ukora ibiki n'ibiki byose, kandi dore uko gisa n'ubu uri bubikore, ugasanga kugira ngo aze kumva ko ari ukumuhana no kumuhanura, arabifatamwo ko ari ukumwanga. Burya iyo ukosoye umwana mu rukundo, reka twige kujya dukosora abana bacu mu rukundo, unamukunze umubwire yuko ibyo atagombaga kubikora ntazabisubire. Umubwire yuko unamuhane urumwereka. Akenshi uragenda ukanamukubitira hariya, ntabwo uri kumwereka icyo yakosheje. Twarabyikaga muri pedagoji. Nyuma iyo ugiye guhana umuntu, umuhana imbere y'ikosa yakoze, ukamubwira uti nguhaniye ibintu ntuzabisubire. Ntabwo ababyeyi benshi baba babizi. Navuga ngo rero ntabwo wamureka ngo abikore uko ashaka. Umwana n'umwana ugomba kumuba hafi, sibyo? Ariko nanone ukavanaho guhora umutoteza muri bya bindi yakora n'ikindi ukakigarura, na cya kindi ko yagikoze nabyo ukabizana, kandi ukamubwira amagambo mabi. Ni bibi rero, ntabwo ugomba kubikora. Ugomba kumenya kumubwira amagambo makeya, ariko nayo ukayamubwira n'urukundo ubona ko rurimo. Impamvu nguhana ni iyi mwana wanjye, ibintu ukabikore kuko bikomeje gutya, yanagira ibyo akora byiza. Ikindi kintu tujya dufasha abantu, ashobora gukora ibibi gutyo ukamuhana wanamurakariye, ariko yakora icyiza ntumushimire. Nturebe ko wakoze ibintu byiza, uyu munsi noneho wakoze gutya, ntubona ko bya bindi utabyongeye. Umwana yiyumvamo akanyamuneza, agira icyo bita kuraje, akavuga ntabwo bakimfata kwa kundi, babibonye ko nabikoze. Kandi sibyo n'umwana mukuru usanga ko iyo yakosoye amakosa yajyaga akora abantu bakayabona, tukita mu yandi magambo gushakira icyiza mu kibi, cyangwa se recherche valorisante mu zindi ndimi. Ntabwo umuntu guhora umubwira ibibi gusa bimufasha, ahubwo kugerageza kumwereka ko n'ibyiza yabishobora. Usanga aricyo kintu gishobora gutuma umuntu ava no mu makosa yakoraga, ariko guhora umutoteza gusa ntabwo ari byo bitanga umusaruro. Yego.